The Zoom TV 24. Aya ntabwo ari byiza bibonye ntabwo byamushimisha. Oya ariko no umustar bira nta kibazo kuri we rwose. Aya okay en fait yeah like Diamond friends me and Diamond are friends okay just nibyo ngibyo nta bindi. The Zoom TV 24. Ako so ntabwo nyishobora cyane akangerageze. Eloko ya moni ni muziki. Eloko ya moni ni muziki. Eloko. The Zoom TV 24. Uyu ni wa mwanya aho tuganira as a Zoom Queen, aho tuganira n'abakobwa impande n'impande twungurana ibitekerezo tubagerera hose kugira ngo tubashe kumenya mbese abeza b'u Rwanda uko biteye. Hanyuma ubu tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu. Mukanya turaje tumwakira twibwire mwibutsa ko ari Zoom TV 24 aho ukora subscribe ugakurikirana ibiganiro byacu byose uko bingana. Hanyuma ikaze mu kiganiro cya The Zoom Queen. Murakoze. Amazina yawe witwa? Nitwa Celine Uwase. Uwase Celine. Celine ni muntu ki? Celine ni umukobwa si muremure cyane. Okay ndabyibushye. Niga muri Akila, niga information system. Okay ndakeka ari ibyo ngibyo mfite imyaka 21. Celine umukobwa w'imyaka 21. Hanyuma Celine ni iki mu buzima bwawe ureba ukumva ubaye interested? Ni musique iyo ndi kuyumva cyangwa iyo mbyina mba numva ndi harimo interest. Hanyuma se muri musique nabahe bahanze ukunda? En fait nkunda Fally Ipupa, nkakunda mu Rwanda kandi mu Rwanda nakundaga Urban Boys ariko ubu ngubu baratanye. Okay nanubu ariko ndacyabakunda. Okay hanyuma gukunda Urban Boys waturirimbiraho indirimbo yabo uzi ukunda? Oya naga kenshi Urban Boys nago nabishobora ariko wenda ya Fally nagerageza nta kibazo. Ari indirimbo ye yitwa Eloko ndakeka ako so nago nyishobora cyane akangerageze. Eloko ya moni ni muziki. Eloko ya moni ni muziki. Eloko. Nibyo ngibyo nabindi. Okay. Hanyuma Celine ukundira iki Fally Ipupa? Okay Fally Ipupa kiri mukundira na mutipe uzi kubyina kandi na muziki ye rwose ufite injyana niyo yumva ashobora kuyibyina. Yego niyo mpamvu mukunda. Hanyuma mu mbyino ni iyihe mbyino ukunda? Akenshi okay nishaka niyo nkunda kubyina. Niyo ngiyo. Hanyuma se Belinda mu nzozi zawe wumva ari iki wifuza kuzaba cyangwa se wakuze wumva muri wowe uzabiki bigeze hagati birapfa utuvuga ati nkurikije uko mbibona ndumva nazabi? En fait njye nakuze nkunda gukora kuri machine. Numvaga mu buzima bwanjye nzakora ibintu bijyanye na IT. Rero ntabwo nigeze ngira izo nzozi ngo mpindure kuko n'ubundi nize tronc commun, mvuye tronc commun njya muri 4e, niga computer science kugeza 6e na n'ubu ngubu muri université ndacyabyiga ibijyanye na machine. Ntabwo nigeze mpindura. Hanyuma turi behind the screen urabonye ufite impano yo kwigana wakongera ukatwiganiraho umuntu? Oya. Gerageza ni ibintu byaciye ahantu hose nta kibazo. Ntabwo bishoboka. Umva si muvuze ariko wamutwiganira. Byibuze numwigana hanze bari bumenye wari. Ntabwo ndi buvuge izina rye. Aya ntabwo ari byiza bibonye ntabwo byamushimisha. Oya ariko no umustar bira nta kibazo kuri we rwose. Aya okay en fait yeah like Diamond friends me and Diamond are friends okay just nibyo ngibyo nta bindi. Ubwo umuntu uva ku kantu nyine yahise amenya uwo ari we ariko twe turamuzi ubwo nawe uze kugerageza urebe mu ma Diamond friends. Hanyuma se uriya muntu mu prefera wiki? Okay nyine namuprefera vraiment no mustar. Arashimisha nakora kabisa biranyura. Niyo mpamvu nkunda en fait ibintu byose akora kuri Instagram ndamukurikirana kuko naranshimisha amurera umunsi kabisa.
reka tumureke mu kanya tutaza gushiduka twamuvuze ariko ibyo ari byo byose ubwo bamumenye en fait hanyuma se Belinda hanyuma se wasi wumva muri make muri wowe ikintu wumva kigushimisha ni iki ikintu kinshimisha ni ukuba ahantu ndi kumwe n'inshuti zanjye ofite hari ahantu twagiye cyangwa niyo twaba turi kumwe byonyine ariko ikindi kirenzeho nkunda amahoro nkunda ibintu bimaye amahoro no kuba ahantu hatuje hanyuma Celine iyo yambaye neza aba yambaye gute biterwa kuko imyenda yose ngewe mba nasava ariko akenshi nkunda kwiyambarira amakanzu nk'uko mbibona hanyuma iyo inkweto wumva wambara ukumva irakubereye ntikubangamiye ukumva nyine ewana sava ni sandale n'inkweto ndende ko zitakabije ziri mu rugero yego hanyuma turi inyuma watubwiye ko hari akantu prefera ko ku bijyanye no kunywa no kurya nyine iyo wasohotse muri make ufata iki iyo nasohotse akenshi ni Smirnoff n'inywera guarana ariko na citron nayo nta kibazo hanyuma mu bijyanye n'imirire ko ari byinshi guhitamo biraze nkunda chips na meat n'isamaki hanyuma mu cyumweru usohoka kangahe mu cyumweru kareka ntabwo bishoboka ahubwo vuga ngo mu kwezi usohoka kangahe mu kwezi ni nka rimwe cyangwa kabiri hanyuma se iyo wasohotse uba wumva wasohokana n'andi akenshi gusohokana n'inshuti zanjye nibyo bima amahoro nta bindi hanyuma se ugira umukunzi yego ndamufite hanyuma umukundira iki ari seriye ikindi kirenzeho ni uko dukundana just ibyo ngibyo mbona nkunda ubibona uteka gukunda mu bintu nkorera birahagije hanyuma se muri wowe uba wumva ikintu cyakubabaje cyangwa se ikintu cyakubabaza ari iki ikintu cyambabaje mu buzima ni ukubera nari mfite grand père wanjye yari atuye yari nyine gake yo mu rugo kure gato yo mu rugo aho kuko mbere yari atuye kure yo mu rugo kujya kumusura byaratugoraga naherukaga mfite nk'imyaka 10 noneho aho yigiriye hafi aza afite uburwayi kuko ntabwo nigeze ngira igihe cyo kuganira nawe kandi narabyifuzaga cyane maze tumaze nk'amezi 2 nyine aribwo tukimenyana aribwo tukibasha kumubaza ibibazo tugiye byagahita agenda nicyo kintu cyamabaje mu buzima nta kundi hanyuma icyagushimishije cyangwa se agakongera waba warakoze ukiri umwana yewe nani twinshi ntacyo tubwiraho nka tubiri mbere nkiri umwana nakundaga kuzerera rwose akenshi bagiraga ngo ndaryamye kandi nagiye kare noneho rimwe twari turyamye n'abapetite sœurs n'abapetite frères bose ndababwira ati rero murabona kuryama ntabwo byashoboka ahubwo reka turire Diana bari kureba televiziyo baze barebe icyo tubaye noneho turarira kuko ninjye wari mukuru nta wundi bagombaga gukubita nta wundi wazanye yita noneho papa aravuga ati ati musigaye mwarananiranye mwanze nyine kuryama ku manywa araza aradukubita noneho aradukubita pe amaze kudukubita nyine na petit frère noneho ndamubwira rero reka tumubwire ko atari papa ko yadutoraguye noneho turamubwira ati noneho ntabwo uri papa rwose waradutoraguye mama natubwira ahantu papa ari ubu icyo gihe na n'ubu hari igihe mba nicaye ngana gutya papa agahita ambwira wowe mbwiye ngo ntabwo ndi papa wawe ninde wundi atambwira ngo none se kubona ko dusa ni ngo utumbwira ko ntari papa na n'ubu ngo turicara iyo babinyibukije ndaseka niko kantu wibuka ugaseka natekereza ukuntu namwihakanye kandi mbona ko dusa ubwo bivuze ko ari we mukuru wanjye kuba mukuru wumva bikomera ya biti
ninjye chef de famille kuko ninjye wa mbere ubwo nyine ninjye utanga oda mu rugo like nyine mba numva nyine ni byiza kuba uri uwa mbere kuko ibintu byose ukeneye birakorwa uba wumva nyine ni byiza kuba uri uwa mbere yego hanyuma se ni iki muri wowe uba wumva ukavuga uti iyo bigenda biki ukurikije uko ureba hanze hano byifashe uba wumva ari iki wahindura ikintu nahindura mama na birenze none se na kimwe mfitiye ubushobozi bwo guhindura nyine uwaguha ubwo bushobozi nk'ubu his excellence akakubwira ati ubundi muri make uba wumva muri government wafata uwuhe mwanya ibijyanye n'urubyiruko kuba wumva waba minisitiri w'urubyiruko ubaye minisitiri w'urubyiruko wumva mu rubyiruko ari iki wahindura ikintu cya mbere nakora nyine like nakwitaho ni ugushaka nyine ngashaka ukuntu urubyiruko rwabona akazi kuko akenshi usanga hano hanze urubyiruko arirwo rwangiritse wakoresha uburyo ki wazamura iriya terme bavuga ngo twihangire imirimo yego hanyuma wowe wumva ari iki wakora nababwira nyine like bagashaka icyo bakora aho kugira bategereze akenshi usigaye usanga abakobwa aribo ntandaro cyangwa ibintu byose bitugarukaho ugasanga ngo umukobwa ntagikora ngo kuko afite umuntu umuha amafaranga noneho ubu ngubu basigaye babita abasiponsa ugasanga umuntu ungana na papa wawe vuba niyo bita boyfriend ariko ugasanga ntabwo ari byiza kuko akenshi hari igihe usanga mudahuje like ugasanga afite indwara nyinshi kandi ukaba wazandura mu gihe gito ubuzima bwawe bugahita bwangirika bwose ubwo rero urasanga nsanga ibyo bintu byacika bagashaka icyo gukora isize yo gutegereza amafaranga utakoreye hanyuma se ibyo tubwiye nyine na leta irabitubwira ikatubwira ati mwihangire imirimo wowe umwihariko wawe wumva wavuga ati urubyiruko nimugire mutya wumva wabigenza ute wakaya opportunity nyinshi like nko gufata abantu bamwe ukababwira ati mwese ntabwo mwajya mu budozi kuko hari n'abiga gusudira cyangwa gukora imbaho nyine twese tugashaka imirimo itandukanye ariko twese duteza imbere mu gihe gito kandi yego hanyuma wumva ari cyo wowe wakora muri icyo gihe muri icyo gihe mfite opportunity nka government kuko bishaka guteza imbere urubyiruko bajya bashaka ukuntu baduhereza nk'inguzanyo nka BDF nigeze kubyumvaho biriya bintu by'abasponsa nyine wavuzeho n'amagrades kuko numva bamwe ngo ni abasponsa amagrades abandi ngo ari ngo sinzi niba ari sinzi uhata ibintu nk'ibyo nyine wowe ukurikije uko byumva wumva ari ibintu bimeze biti ni ibintu biri bizarre kuko ni ibintu birasebetse n'uwakubona uri à l'âge de 20 ans uri kujyana n'umuntu ufite 60 quand même ibyo bintu burimo nawe ubizi ko fin de fait bizakugwa nabi kuko aba yarashatse amafaranga yiwe ntago waza kuyarya for nothing ugomba kumwishyura nawe akakwishyura ariko ntabwo ubuze indwara yema afite muri we afite kuziguhereza cyangwa ufite akagutera inda akwihakanye umuntu uri seriye kuko baza ari abantu bari seriye umuntu utwaye imodoka wambaye neza nakuntu wajya muri rubanda ukavuga ati ngewe uyitwara aryamanye cyangwa yanteye inda yakwihakana mu bantu kandi ntacyo wavuga rero urumva njye ntabwo mbibona neza ni ibintu biri bizarre vraiment kuri wowe wumva ko umukobwa cyangwa se umuhungu agomba kugira umukunzi angana ate ashobora kumugira afite 21 21 sava umukobwa umuhungu ashobora kuba afite 21 umuhungu umukobwa à l'âge de 18 ans cyangwa au plus tard yaba 20 yego 20 ku mukobwa 20 ku muhungu 21 hanyuma kuri wowe uba wumva cyangwa se ubona ingeso y'abakobwa yo gukunda abahungu benshi imeze gute biterwa n'icyo banyuze ariko nyese nakubwira ngo ni iki cyangwa ntabwo ari iki gukunda abahungu benshi ubwo bafite inyungu bifitemo ntawamublaminga ubwo bafite igihe azagera agahitamo umuntu umwe rero ariko ntabwo ari byiza agakwiye gukundana n'umuntu umwe byakwanga mukarekana
ugashaka undi studio yo gufata abantu benshi ukabashira hamwe ntacyo bimaze. Hanyuma ubwiwe n'abahungu bangaye ko bagukunda. Ntabwo nabimenya ko ntabwo ari benshi. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.